Ndi papa sava. Kandi wasanga boss arimo akayanze gukingura. Kize ngiye twakumangiye. Ba boss bobowe. Kura nk'igihe umuntu aba yakumangiye. Ariko komanga cyane ariko nakomanze pe umuzabona ngere nkomanze ngo hagize umuntu urimo ntabwo yanyura wakomanze cyane komanga cyane cyangwa nta burimo fata ibihondeho ariko shawuzi ko ibuye mu rugo rw'abandi ubusa ko nikabara agasuzuguro tuje gusaba turasaba umuntu icyo gitekerezo ntabwo ari cyo pe genda ukomange cyane ntabwo mwanyumvise ongera wenda ubu yakurebe no mu madirishire uryamye ntabwo yaba yanyumvise ariko rero ababosi b'iki gihe simbizi ni nyagasani kugukingurira ongera ukomange twumve genda uhengereze no mu madirishire ko wamubona cyangwa genda urebe wasa tube turetse basigake ubuse ni muri kunyushya ubu waba ufite ibibazo uje kubwira umuntu ukamuturaho inzugi abakire b'iki gihe ntabwo bakunda umuntu basakuriza ariko urabizi wasanga yakumvisha ubwo akaba ari bwo yarakibyuka sura wongera ukomanga urebe hari igihe ahitaza narebe muri radio kuko abakire bo ntabwo bavuga niba yaba yabyutse muri kunyushya ntabwo turi kukoshya ntabwo ari ukukoshya cyangwa se uce mu gikari ukomange wenda ku idirishya ryo haruguru ku cyumba cy'abakire abakire ntabwo baryama hano kuri salo bajya hirya mu gikari buriya se byashoboka cyangwa nta burimo ariko wamugana abakire ntabwo babyuka kare akakaba ntabwo mpava atabyutse arahari yaho arahari rwose kuko ntahantu yaba yagiye ntabwo nakongera gukoma isaha se abagiye ngera ukomanga urebe genda ukomanga reka mbabwire yadusuzuguye byara cyangwa twitahire oya sibira wongera ukomanga ntabwo ngiye nasubireyo ntamubonye ndahaguma ndahicara genda wongera ukomanga kumangira basi bamushaka hava kuko ikibazo kimumereye ntabwo nasubirayo subirayo rimwe komanga arahitaza vugisho noneho ndafata n'ibuye nakomanze ashake ariko nanjye ngiye gushaka ukuntu nzakora nkaba umukire abakire ni abandi umuntu arakomanga intoki zikamera nk'ivi ry'ihene komanga cyane komanga rwose banza naho urimo ariko kuko neza ubona gihe rwose abakire baba baragiye muri bya bindi byo kuruhuka byabo takirimo mu Rwanda wenda ongera jewe umuntu arakomanga habe no kurunga rero uri gukomanga uwo arebe ko oya nabinanireke cyane ngo dufitanye isano ndahava mubonye dore umukozi we bite kado uretse gatoya hagara aho ngaho uruhano niwe mukozi wa hano tubwire boss ko tumushaka ariko wahagaze tukubwira umukomanga asa mukamubwira ariko kakanyagwa ubundi twagafasha tukagakubita cyangwa tuze ukakirukanisha mutubwirira nubwo gashobora kubona ko abantu bahagaze ese watwumvise wa mukozi natubwire ko tumushaka barifashe n'ababosi mbega gakozi gasuzugura kagenda no kuvugisha umuntu we ariko se arabubaha boss wabo we yabubashye oya boss ni boss ariko boss yamutegetse kapfuye urupfu rubi kameze nka boss iki umuntu akora mu gikira aba yabaye nka boss kameze igamba ibote kabigera hano hejuru y'amavi karagenda agakene kakanasuzugura nta no kubaza abantu ngo muturutse cyangwa muri bande mbega kanyagwa kazahora kikoreye birabife nta n'isoni none se ko nshimye n'abakozi badusuzuguye ubwo turabigenza gute yes impamvu nanjye ntabwo nahaba ntabwo nagenda rwose namubonye nabanjye kuko icyanzanye ndafite ikibazo gikomeye ntabwo nagenda kigomba gikemuke kuzikura ibibazo ninde se utabifite ubwo twaje hano twishimye umuntu yemeye kubyuka igicu kazindukira hari uko yishimye buri wese afite icyo abashaka ushaka kugenda agende ngenda guma hano
kandi iyo kari agakozi kaza kutwumva kakamubwira wenda ko yakumva kari agakozi iyo kaza kutwumva ariko atubwiye ko arimo ndumva naniwe njyewe rwose atubwiye ko boss ari nese arahera mu nzu turaguma tumutegereze katumutegereze wese twabigenza dute ariko ntabwo twaguma muri ibi turongera dusubire gukomanga genda guma hano Umva niba ushaka gukomanga ajyayo kuko njye ntabwo nasubirayo kise nakwicaye njye ntabwo njye ntanava hano rwose yango ngo ndarara hano boss yafasha dore boss boss yarasirimutse nayengo yikoze Gusa internet y'amafaranga yamara igihe kingana iki? papa sava papa sava muducika rwose mureke tubavugishe Hello? papa sava bose kugenda papa sava kandi yo twashakaga watuvugishije watuvugishije ko papa sava mwaretse tukabavugisha ko twari ko tubakeneye tugukeneye wese tukakuvugisha ko Internet y'amafaranga ntabwo nayigura rwose. ariko abakire bose kagiye b'iminsi Atu! Kinze. wese tukakuvugisha reka tubwire papa sava mwaretse tukumva ibibazo byacu kuko koko mwatubabariye watwumvise ko Yego. yewe ariko utura nk'umuntu boss utatuzi rwose aba boss b'iyi minsi murababonye namwe ese nibyanze njye ntabwo ndi buve hano ndaguma mu Reka ubu umuntu uduciye kuko ubu aragaruka ntabwo ndi buve hano ndaguma hano uyu ko byagenda kose agomba kugaruka none se abona biragenda bite si ubundi wowe ariko nakuze bambwira ngo agira agasuzuguro ndakabonye ye umuntu abantu baramuzindukira akabacamo hagati nta no kubasuhuza reka mbabwire nubwo dushaka amafaranga ariko twiyubahe twitahire ntabwo nataha arega nitwe tumukeneye ntago ari we udukeneye niyo mpamvu ko kugira tugomba ngo kuguma ntahe hano ndaharara hano shaba baramuvugaga ntaramubona nsuzugura ariko ayana aya yewe ikibazo mfite rwose ngomba gutaha gikemuye kuko ntabwo byakunda ntabwo nasubira hari ahantu pe ase ubundi wowe mwigeze mubonana cyangwa n'ubwa mbere nawe njye n'ubwa mbere nje kumureba yego oya njye muheruka kera doretse guhurira mu nzu ngize ngo musuhuze aranyihorera ye ngo iki aranyirengagiza aho tutaziranye mana yanjye imana izaduha amafaranga nawe nagarutse kutureba papa sava Okay. Reka ngafate mu kinari reka nicare kuri aka ngaka. Basubira mu mirimo nta kibazo. Miss kandi. yego papa sava mwaramutse baramutse neza Naramutse. yego Yego. tukaba tubazindukiye rero nanjye nari maze iminsi ntakubona twahuriye mu nzu uranyirengagiza ariko nanjye kureba tuvugane Gereye mu nzira. Okay. yari wowe yari wowe yabaye inzobe we barabimbwiraga ngo dufite umukire i Kigali ariko nari ntaramubona Mufite? ngo dufite umukire i Kigali Wewe nande? arega turi umuryango niyo mpamvu Mwebwe muri umuryango. namwe Nanjye. Wowe dupfana iki? njyewe ubundi nakuze bambwira ko nyogokuru yashatse mu miryango y'iwanyu urumva niba baransobanuriye ngo nyogokuru na nyoko wanyu ngo hari ukuntu ngo baturanye biba ngombwa ko baba imiryango baraturanye igihe kirekire pe bigera aho baba n'inshuti baba abavandimwe ntabwo bwari ubushuti gusa Ubwo nawe tugapfana iki? Eh? Okay. Wowe. njyewe mama wanjye yajyaga ambwira ngo afite mwene wabo uri i Kigali wakize papa wiwe yavukanaga na papa wabo na mama Hanyuma se wowe ubwo dupfana ikira? njyewe yenda umwuzukuru wo kwa so wanyu Umwuzukuru? wo kwa data wanyu Wowe.
Njyewe wiganye na mama wanjye. Niganye na nyoko? Ngaho rero ngo muragenzwa n'iki se? njyewe wenda nakwiheraho. Njyewe ubundi mama yaje gupfa na papa arapfa, dusigara turi babiri, njye na musaza wanjye. Musaza wanjye niwe mukuru, ariko anywa ibiyobyabwenge, yarananiye pe, ku buryo byageze n'aho afata moto akajya ajya mu muhanda nyine ayikodesha, bigeraho iyo moto arayigurisha, ayigurishije aracika. Ubu rero ba nyiri moto ni njye bari ku mutwe bambwira ngo mbishyure. Nta mafaranga mfite pe, nta n'uwo mfite wo kumpa amafaranga uretse mwebwe. Ubwo nangahe ukeneye? Bambwiye ko ngomba kubaha 1,5 miliyoni. Harya badupfana iki? Banyogokuru ngo bugamanye imvura? Babanye neza pe, n'ubushuti bwavuyemo umuryango. Mwamfasha Harya wose ufite ikihe kibazo? Cyo kibazo mfite, nacuruzaga kanyanga. Nacuruzaga kanyanga. Abayobozi baraza barayimena, bamaze kuyimena. Imvura yasenye. N'umugabo wanjye baramufunga. Nyine njyewe nagurije amafaranga muri banki, nyashora muri kanyanga kugira ngo yunguke vuba. Abayobozi barangije baraza barayimena ko nkora ubucuruzi butemewe. None ubu nta gishoro mfite. Ibintu mwategagamo kanyanga imvura yabyangije. Umugabo wanjye baramufunze. Ushaka ngaho ubwo wowe? Ushaka nka 2 miliyoni. Bakongera gucuruza kanyanga? Oya, nashaka ibindi bintu nkora. Harya wowe urambwiye ko dupfana iki? Mama wanjye yambwiye ko bari inshuti cyane n'iwanyu, bafitanye isano. Mama wanjye ko mama wanyu. Okay. Hanyuma se wowe chef? Weho uragenzwa n'iki meze bite? Nyine njyewe urumva. Harya urambwiye ko dupfana iki? Urambwiye ko dupfana iki? Ngende umwuzukuru wo kwa so wanyu. Kibazo cyawe ni iki ubwo? Nyine njyewe urabona impeshyi yarateye, yaraje ubwatsi ku musozi buruma. Ndangire ndavuga ati uhashaka ubwatsi bw'amatungo ko muna bikaze. Ndangire nyine ncanye ku musozi, ciduka n'ishyamba rya leta ryafashwe rirashya. Wagiye gushaka uruhira mu ishyamba rya leta? Nandi gushaka uruhira ku gasozi. Ku gasozi? None biragira n'ishyamba rya leta rifashwe rirashya naryo. None rwose banciye 3 miliyoni. Nahandi nazikora rwose mubyeyi. Ko numva se arya ngo umwana anyogokuru ngo okasobanyu. Umwana anyogokuru, umwuzukuru anyogokuru kwa sobanyu? Weho se mabuja? Weho uragenzwa n'iki? Iyo kibazo mfite nabyariye iwacu. Byara abana 3. None ubu bose wanyu? None ubu bose babirukanye ku mashuri. Nagiraga ngo mu bufasha basi ujye ubishyurira amafaranga y'ishuri. Byo gusase nta n'ubufasha bw'umugabo ukeneye? Cyihutirwa n'icyo ngicyo nashakaga. Mpamvu atari ukubya no gupuritinga. None se kuri ibibazo biraturemereye. Ibibazo nabyumvise biraturemereye rwose. Kubera ko famille yacu ndumva muganirimo n'inyatsi. Uko nta n'umwe urimo akoze ikintu kizima kirimo, byibuze ngo kibe cyarahombye. Batugira neza. Ariko nawamenya ushobora gusanga amafaranga udahagize icyo abyara. Nukuri ko Imana mwana. None so usibye ngewe mwabwiye amasano nari no gusobanukirwe n'icyari cyo. Iso wabye ibyo bibazo yabyishingira. Ubwo bugoryo ubwo burumbo urumva yabwishingira. Ariko se mureke mbabaze ikindi kibazo kimwe. Papa Sava muramuzi? Mwene wanyu Papa Sava
muramuzi si wowe se ubuse twakuyoberwa gute koko ni wowe rwose twakweberwa gute twakuze mu rugo bakuvuga ko dufite mwene wacu wakize uba mu mujyi uzajya ufasha injiji n'amafaranga yo gupfusha ubusa n'abakora ibitemewe na leta akabaha amafaranga kugira ngo mwumva papa Sava ntaragowe se ubwo adufashe rwose arega Imana ikiza umuntu mu muryango kugira ngo afashe bene wabo kugira ngo azamure abantu bari hasi ni ukuri harya mu muryango wavuze ko dupfana iki wowe kuri kwitsa mu muryango yavuze ko dupfana iki munyihangane ndi kugenda mbyibagirwa buri kanya yavuze ko dupfana iki ngo ba nyogokuru ngo bugamanye imvura ngo bita biba umuryango navuze ko banywanye pe baranywanye urumva iryo sano ryoroheje mwakoze rero kuza sibyo kandi ibibazo byose ndabyumvise pe sibyo ntimugire ikibazo rwose murakoze cyane none se tugiye mu bindi sibyo ahandi biri kugenda ariko nta kibazo usibye ibyo bibazo mufite nta kibazo rwose none se ubaguha amafaranga wakora iki waguha amafaranga afata barya ashaka miliyoni zingahe njye nashakaga imwe n'igice yo kwishyura imwe n'igice wayaguhaye akora iki ariko uramutse urengejeho nka 500 basize ikaba ebyiri ubwo ayo 500 nayacuruzamo pe nacuruza wacuruza 50 kanyanga nawe oya urumogi oya narangura utwenda twimbere se twenda tumeze gute rega mujye mushaka na business zumvikana ku buryo yo kuvuga ubutu ndashaka ubufasha ariko ushaka business zumvikana nese mwe bufasha mushaka n'ubwibazo ni mwaje kuvatereka tujye kureba pasa abyibuze dufite umushinga muzima mwe muje kureba ku bibazo kandi nabyo mwiteye urazi uvuga ati musaza wanjye ni ikirara ndashaka umwishyurire ni mwishyurira se iyo mboto ikishyurwa ejo nagazongera kwiba uburara burarangiye harya ngo kanyanga zaracitse urashaka gucuruza urumogi se ndahita ncuruza fanta curuza fanta ndahita ncuruza fanta kigaragara nkwe rwishimye boss umukozi araje kane kagakozi kadusuzugura sibonye izana mu kanya wikoreye ibintu ntazi papa Sava aka gakozi ubishoboye wakirukana kadusuzuguye twanamuhagaritse yanga kutwumva arasuzugura yatuje kukureba watubabariye uyu mukozi ukamwirukana nuca kumwirukana rwose boss ni karibu papa Sava dore papa Sava no dore abantu ngo ni bene wanye ariko numvise amasano ari kuvuga nazi byari uyu ni umukozi yatambutse yikoreye yari yikoreye ibintu tutazi byari byagira ngo ni serukiranye ngo barenga gushaka ngo watwitse ishyamba rya icyo kigabo cyo hagati ngo cyagiye gushaka uruhira ngo gitwike ishyamba za leta arya shaka miliyoni zingahe nashakaga miliyoni 3 boss muvugane boss muvugane ukuntu wamuha miliyoni 3 reka subira ajya gukoropa rero wabyariye wabo n'uwe ntabwo abyaye gatatu ngo wabyariye wabo gatatu urumva ngo ariko ngo arashaka amafaranga yo kurira abana noneho uyu reka mbanze mubwira amasano uyu nguyu ngo nyirakuru na nyogokuru wawe ngo bugamanye imvura gwita umuryango no ariko mbabaze koko boss none se njye gukoropa mukorope mutunganye naho hantu hose hanyuma ubwira babakiriya se barazanye ko nyimuremo nge tujye guteka komande izo nkoko inkoko enye harimo n'abantu bashaka kivazi nayo muyibashakire hanyuma rero reka mbabwire ndaje tugakora mwana kazi mukajya muza gushaka amasano mutazi ngo nyogokuru wawe ngo yagize ate ngo yugamanya n'uwanjye ariwe ishyura amashuri nishyura uruhira nishyurira uwagurishije moto ngirene wowe wajyaga guteka akanyanga uwagurishije banki niwo mushinga wari wagurije uravuga uti hari ikintu kiri hariya ntanazi nzagenda kimpa amafaranga uwaba so we niyo yaba so cyangwa so wayo ayo mafaranga yabaha uwo papa Sava mutanazi se bababwiye ko afite ahantu agenda agatiyura nk'utiyura umucanga wamanuwe n'imvura ukajya muri rigore ku buryo azaza akabatiyura agashyira mu mifuka yanyu nibyo bababwiye kumbwira nabi kandi bosi aruriye mukurikire umufashe gukora uko karoruko mumvira mu rugo se hasoni
umuntu ntimumuzi ngo barababwiye ngo harakize muzanye ibibazo byanyu ese uwafasha we yafasha n'inkonkobotsi bose ariko ngewe wanyifashiriza muzi he muzi tumenyanye kubera ko uzanye ibibazo ariko sha ariko murateta we bose ncebe mugende jya kubuca hirya jya guca ubwo bugufi ryiyongeye erega ubwo mwakwikiye muti turaje dusabiriza ari we mushingura si byo mushingura nyine murakimbagira wagira ngo nimwe murimo kwiruka muri urwo ruhira murwaye amavunja nta soni umuntu utamenya ukaba urinze ushaje ubyariye gatatanga nicyo kikingo cya kanyanga cyo kanyanga nyangara gusa hatunge mukore vuba ibyo mukora kandi sinzongere kubona injagatira nka uwo ntaberetse utaramenye mbere ntazongere kumenya ubu uranyumva neza ariko ubwo wakumva bari gutanga raporo hano ngo batetse kanyanga batwitse amashyamba mwabinjije hano mwavuga ko bahinjiye uriya kigujije banke kiyashoye muri kanyanga uragiye urateze baguteye indi imwe ebyiri eshatu enye eshanu uti mfite wugamanye na nyogokuru wawe sikegare